witwa The Ben n'uwitwa Bruce Melody. Abantu bahoraga bibaza ngo who is the best, ibi nkuko bikora Peri na Reyo. Amagambo atondekanye ubugeni, ubuhanga ndetse n'ubuhanzi, ijwi rinogeye amatwi yabo bamwumva ndetse bakurikira umuziki we, inyenyeri nini ndetse ifi nini mu nyanja y'umuziki w'u Rwanda. We ubwe yiyita nimero ya mbere, bamwe barabyemeza abandi bakabihakanya, ariko si urubanza ruzacibwa nande. Ese wowe umufata nk'umuhanzi wa kangahe mu Rwanda? Ni Bruce Melody itayi wacu, igitangaza 001 Munyakazi, ayo ni amazina akunze kwiyita. Nyemerera nguhereze ikaze mu kiganiro cyacu tumumenye. Ikiganiro cy'uyu munsi ni tumumenye igice cya kabiri cyangwa episode ya kabiri. Ngiye turi kubana ndi fixe, ngira ngo unyemere rero uyu munsi tuganire ku mateka n'ubuzima ndetse n'urugendo rw'umuhanzi Bruce Melody wamamaye nka Munyakazi kuri uyu munsi. Izina Bruce Melody si ubwa mbere uryumvishe, ariko nyemerera uyu munsi turebe ku rugendo rwe mu muziki. Turebere hamwe kuva ku itangiriro cyangwa se ikubitiro ry'ibi byose kugeza kuri uyu munsi ari kuduhata imiziki imeze neza. Turebe ese Bruce Melody ni muntu ki mu buzima bwagiye butambuka, yabigenje ate ngo uyu munsi abe ayoboje abandi inkoni y'icyuma. Nguhaye ikaze mu isi y'ubucukumbuzi ndetse n'ibyegeranyo. Ubundi amazina ye bwite yitwa Itayi wacu Bruce, niyo mazina yiswe n'ababyeyi be ari bo Nibihangana Gervais ndetse na Muteteri Valens. Yavutse ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu mu 1992 nibwo yabonye izuba. Yavukiye mu kagari ka Kamashashi, umurenge wa Nyarugunga, ndetse avukira mu karere ka Kicukiro, ni mu gihugu cy'u Rwanda. Bruce ni umwana wa kabiri mu bana bane, harimo abahungu babiri ndetse n'abakobwa babiri mu muryango wa Nibihangana Gervais ndetse na Muteteri Valens. Ku myaka ye 3 yonyine nibwo Bruce Melody yaje kugira ibyago bikomeye cyane, ubwo yaje kubura se umubyara Gervais kubera yuko se yari yamaze kwitaba Imana. Nk'ibisanzwe ku miryango yose, nubwo urupfu ari inkuru mbi itibagirana, ariko ubuzima mu muryango wa Bruce bwaje gukomeza, cyane cyane yuko bari bagifite umubyeyi wo kubitaho ari we nyina Muteteri Valens, wakomeje gufata inshingano nk'umubyeyi wese yita kuri bano bana bane. Bruce Melody yaje kugenda akura, aho yaje gutangira kwiga. Ajya gutangira amashuri ye abanza yayatangiriye ku kigo cya Kanombe. Iki kikaba ari ikigo cyagereye mu gace k'iwabo k'Ikanombe. N'ubundi amashuri ye yisumbuye yayatangiriye ku kigo cya Efoteke, gusa yaje kuyarangiza kuri Lycée Islamique de Rwamagana. Gusa sinakibagirwa kubwira yuko Itayi wacu Bruce twamenye nka Bruce Melody yaje gucikishiriza amashuri ye bitewe nuko n'ubushobozi bwari bugoranye mu rugo. Ibi ngibi nibyaje gutuma atayarangiza burundu, kubera yuko yaje gusaba icyitwa candidat libre. Nuko Bruce Melody aza gukorera diplome ye ya humanité, ayikorera mu ndimi ndetse n'ubuvanganzo. Ariko se wakibaza ngo ibyo byose bihuriye he n'umuziki we? Yaje kwisanga mu muziki ati reka twirengagize kandi iyi nkuru ya Bruce Melody y'amashuri, ahubwo twirebere Bruce Melody nk'umunyamuziki. Ese umuziki we yawutangiye atawutangira ryari? Nkuko Bruce Melody abyivugira, yakunze umuziki kuva kera akiri mutoya, gusa cyane cyane agakunda itsinda rya KGB ryakoreraga umuziki waryo mu Rwanda. Iri ni itsinda ryabiciye cyane mu Rwanda, itsinda ryanditse amateka mu muziki. KGB ryari ririmo Mr Skizzy, MYP ndetse rikabamo na Henry. Nkuko mwenyewe abyivugira, Bruce Melody avuga yuko iri tsinda ryo yakuze afana, ryo yarashyize imbere mu gukunda umuziki. Ibi ngibi rero bikaba bijyana no kuba yari asanzwe ari umuririmbyi muri korali mu rusengero rwabo rw'abarokore i Kanombe. Bruce Melody yakomeje kujya aririmba muri korali ari umwana mutoya, gusa yivugira yuko yagiye ahanga indirimbo zigiye zitandukanye, ariko indirimbo zahabwaga abandi akaba aribo bazitera, kubera yuko we nigeze ahabwa umwanya wo kwigaragaza muri korali. Bruce Melody yakomeje gushyiramo imbaraga, aho yaje gushaka bano basore barimbaga mu itsinda rya KGB, aza kubegera abaririmbira ku ndirimbo ye. Nabo nk'abanyamuziki bumvishe yuko umwana ari umunyempano, bumva yuko akora umuziki we nubwo ari mutoya ariko afite ubuhanga. KGB ntibamwumviye ubusa kubera yuko bamujyanye kwa producer Jackson Dado. Gusa indirimbo Jackson Dado yakoreraga Bruce Melody yaje kugorana niyarangira, kubera yuko yaje kunanirana. Jackson Dado ntango yigeze ayikuraho amaboko, ahubwo yamwohereje muri umuna we producer Didier. Birangira no kwa Didier binaniranye, Bruce Melody akomeza kubona yuko bigoranye. Gusa Didier nawe niyamuteranye kubera yuko yamwohereje producer Sembusi. Birangira naho biri gukomeza kugorana.
ibingi byaje guca cyane Bruce Melody intege, abona yuko kuririmba ari ibintu bigoranye, abona yuko byanasaba igishoro kandi amahirwe yarabonye ari amahirwe ari kumucika kubera yuko yabonaga yuko ari ibintu bitazamworohera ndetse na gato. Nyuma yo kubona yuko gukorerwa indirimbo bitoroshye kandi bihenze bitwara amafaranga menshi cyane, ibi byateye Melody kwigira inama. Utiyigiriye iyihe nama se? Ibingi byatumye Bruce Melody afata umwanzuro wo kujya kwiga production ya music, akiga gukora indirimbo kubera yuko yabonaga yuko nayabyiga azikorera indirimbo ye kuruta uko yari kujya ashora amafaranga mu gukoresha indirimbo, kuko yari yamaze kubona yuko ari ibintu bigoranye, ari urugendo rutoroshye kandi bisaba akayabo k'amafaranga. Nibwo Bruce Melody yerekeje muri studio ya Ama-G The Black, iyi ikaba yaritwaga Black Gang Studio, yakoreragamo aba producer nka producer Piano ndetse na producer Jim. Producer Junior niwe wigishaga abantu ba producer babiri nkubwiye, producer Piano ndetse na producer Jim. Ibingibi rero nibyoroheye Bruce Melody kubera ko ubwo yaraje kwiga yabaga ari inyuma y'abandi banyeshuri cyane kubera yuko atari afite ubuhanga ndetse n'ubumenyi nk'ubwabo. Ibi byatumaga Bruce Melody ahora asigara inyuma, bikaba byanatuma asorwa mu gihe abandi b'ingenzi barimo bariga kubera yuko atari ari ku rwego nk'urwabo, batari bwigane ngo bigende neza. Umunsi umwe ubw'Imana yiriwe ahandi ikaza gutaha i Rwanda, kera kabaye abari aba producer n'abanyeshuri ba Black Gang Studio byaje kuba ngombwa yuko bahava bakerekeza ahandi, aho producer Jimmy yaje kujya kwiga, naho producer Piano aza gusinyira indi studio yitwaga Future Studio abariho ajya gukorera. Ibingibi byatumye umuhanzi Bruce Melody wari uri kwiga production ya music muri icyo gihe, washakaga kuba producer ngo azikore indirimbo ze, aza kubona amahirwe. Gusa ibingibi ntango byaje kuramba kubera yuko boss wa Black Gang Studio Ama-G yaje kumwirukana. Bruce Melody ubwo yamaze kwirukanwa muri iyi studio ya Black Gang Studio, yirukanwe na boss Ama-G, yaje gutunga amaso ye ayerekeza muri studio yari idafite shinge na rugero. Iyi studio ikaba yari yereye i Masaka. Aha naho byaje kwanga n'ibyatinze, nuko Bruce Melody byari byarashobeye yerekeza i Rwamagana muri Emeza Studio, gusa naho baje kumwirukana kuko bitagenze neza. Nyuma y'uko muri Emeza Studio byanze, Bruce Melody yaje kugaruka i Kanombe. Yamana ipanga ariko kandi ikanatanga, yaje gutuma Bruce Melody ubwo yageraga i Kanombe asanga Ama-G yaracuruje studio ye ya Black Gang Studio ayigurisha ku wundi muntu, nuko birangira uwaguze iyo studio ahaye akazi Bruce Melody nk'umuproducer. Bidatinze kandi Melody yaje guhura na Fazzo. Ibingi bikaba byaratumye Melody afata ikindi cyerekezo cy'ubuzima bwe mu muziki, kuko yaje gusaba Fazzo yuko yamwigisha, cyane cyane yuko yumvaga Fazzo nk'umuntu wabanye na Lick Lick ndetse babana mu buzima bwa buri munsi, hari ibyo yabazi gukora cyane. Aramubwira ati uzanyigishe. Fazzo nawe arabimwemerera, cyane cyane yuko na Fazzo yumvaga yuko Bruce Melody bavuga yuko azi no kuririmba. Ibi byari kuzatuma bombi boroherwa, batagiye bakenera abandi bahanzi, ahubwo bakajya bagerageza indirimbo uko bari babiri bakabifatanya. Fazzo yakomeje kwigisha Bruce Melody, nuko baza kugera aho batangira urugendo rwo gukorana indirimbo ya mbere. Bakora indirimbo bita Ngiye Kubivuga ya Bruce Melody, nuko Fazzo abwira Bruce Melody, aramubwira ati nkurikije uko maze kubibona n'ubuhanga ugaragaje mu gukora iyi ndirimbo, nango wakabaye mu producer. Icyakubera byaba byiza uramutse ubaye umuhanzi ukaririmba kubera yuko ari byo ushoboye cyane. Gusa ibingibi Bruce Melody ntiyabyumvaga kubera yuko amafaranga yavaga mu producer yari yaramaze kumuziba amatwi, adakeneye bimubwira kuba umuhanzi, kuko yabonaga yuko amafaranga yo mu buhanzi atazangana nayo mu producer yabona. Rero Bruce Melody yateye twatsi Fazzo, amubwira yuko bitashoboka ahubwo akomeje kwiga kugira ngo yibere mu producer mwiza. Bakomeje kwiga kugeza ubwo muri 2012 baje gukora indirimbo ya Melody yindi yitwaga Tubivemo, nuko amaradiyo yose aza gukina iyi ndirimbo. Ibingibi binezeza Bruce Melody cyane, bituma akora indi ndirimbo ayita Telefone, akurikizaho indi ndirimbo bitaga Uzandabure, ndetse nayo iragenda iramenyekana cyane. Iyi nayo ndirimbo yamukuye kubera yuko urebye ari imwe mu ndirimbo ze zabaye hit music, kubera yuko niyo ndirimbo ye ya mbere yamenyekanye ku rwego rudasanzwe ugereranyije n'izindi ndirimbo ze yari yaragiye akomeza gukora. Gusa nubwo Bruce Melody yarimo agera ku nsinzi, wa mwanzi utanezezwa n'iterambere ryacu ntiyigeze amworohera, kubera yuko muri uyu mwaka wari waramushimishije, uyu mwaka wari waramuhiriye, ubwo Bruce Melody yaje kongera agiriramo ibyago bikomeye. Ubwo yari arimo akora amashusho y'indirimbo ye Uzandabure, agahamagarwa na telefone igitaraganya, bamubwira yuko nyina arwaye. Bruce Melody yaje mu rugo yihuta cyane aje kureba uko bimeze, ahita afata nyina bamujyana kwa muganga. Gusa bakigera ku bitaro, nyina yaje guhita yitaba Imana. Ibingibi bishengura Bruce Melody cyane ku buryo yagiye akamara ikindi gihe yumva yuko umuziki kuri we utagishoboka, bitewe n'agahinda kari karatewe no kubura uyu mubyeyi we yakundaga cyane.
Nyuma kandi Bruce Melody yaje gusubira kureba Piano wari umaze gusinya amasezerano n'umuproducer wa label ya Super Level. Ibi ngibi byari kugira ngo amukorere indirimbo ye yise Koyo, biza kurangira na Bruce Melody yisanze asinyiye iyi label ya Super Level. Biza kugenda neza kubera yuko ari label imwe mu zamuhiriye bikamuhereza izina rikomeye mu muziki nyarwanda, ukabona yuko ibintu biri kugenda bijya mu buryo. Bruce Melody kandi yaje kuva muri Super Level ajya kwikorera kandi biza kugenda neza ku ruhande rwe. Reka tube duhiniye ahangaha, iki cyari igice cya mbere ku buzima bwa Bruce Melody. Tuzakomeza tuva muri iyo myaka tureba album ya mbere yakoze, turebe ku zindi ndirimbo, urugendo rwe mu kuva muri Super Level, uko yaje kugera muri Cloud9 Entertainment, kugera muri 155 AM ndetse n'ibindi mugiye muzi ibice nzongera nkunyuriremo mu gice cya kabiri. Ndagushimira wewe wabanye natwe muri uyu mwanya, kandi subscribe kugira ngo utazacikanwa n'igice cya kabiri.